uyu mwana ndamubahaye nuwanyu akuziko abantu bavuze kugira ngo nukuri ibintu uvuze nibyo mfitemo akantu nyine hari ikintu kibura none operation iramubuza kuririmba ati ko bagiye kumukora tayi Chembo na meze kwa kundi suyu none indirimbo musamahirwe mugakora imwe ni ya kabiri umwuka uje ni ya gatatu. The Choice Live. Yes, wakoze cyane guhitamo The Choice Live. Turi kuwa kane tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Harabura iminsi ibiri kugira ngo umunsi w'abakundanye tariki 14 cyangwa se w'abakundanye ubeho. Ese ufite umuntu uzagira icyo akumarira cyangwa nawe uri nk'abandi bose uri nkatwe twese? Anyways, nta pressure kuri ibyo bintu. Turi hano kubera igitaramo cya Iva Muziki kizaba ku munsi w'ejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri hano muri Kigali Universe. Iva Muziki agiye gushyira hanze album ye ya mbere. Murumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Umuhanzi buri yasohoye album ye ya mbere abakeneye amaboko y'abantu, abakeneye amatwi kugira ngo bayumve ndetse n'imitima ifungutse kugira ngo ibihangano biriho bigende bibageraho mu buryo yateganyije. N'abahanzi benshi bazaba bari muri kino gitaramo ku munsi w'ejo harimo Kidumu Kibido, harimo Masamba Intore, harimo Marina The Ball, harimo Jules Sentore ndetse n'inyamibwa itorero inyamibwa. Urumva ko ni line up nini kandi ishimishije muri gakondo buriya gufata umukunzi wawe ukamuzana nubwo ari kuwa gatanu ari ku munsi w'ejo kuwa gatanu Saint Valentin kuwa gatandatu ariko nubundi saa 7 z'ijoro zizagera tukiri muri concert hano muri Kigali Universe. Hari amatike atandukanye miliyoni kuri table iri VVIP hakaza ya 500 300 ariko hari na VIP y'abantu babiri ku 40,000 bakabereza agatebo kanyu muri babiri mukicara mukaryoherwa n'umuziki mwiza cyane. Tekereza Masamba ari kuririmba, tekereza Kituma ari kuririmba uri kumwe n'umukunzi wawe, Iva Muziki akaza, Marina akaza, Sentora akaza, Jire, hanyuma ibintu bikagenda neza. Tugiye kugenda tuganira nabo kugira ngo twumve ibyo bahumeka uko biteguye igitaramo n'ibindi nandi makuru abagenda bavugwaho cyane ko abari menshi. Ariko ku itariki 28 tuzajya mu Kagera. Tariki 28 Ruwa Safaris yateguye trip yo kujya mu Kagera, akaba ari trip kugenda muri 35 birimo transport, birimo kurya, kunywa, kwinjira muri parike, umugide, hanyuma ibintu byose birimo kuri 65. Uhamagaye 0782 269 437 bavugana na Ruwa Safaris, hanyuma kuri 28 ntaba ari wowe uzasigara. Ibyamare bitandukanye tuzajyana nabyo birimo Ishkeven, birimo Bamenya, birimo Nyambo, birimo Davis D, birimo Zeo Trap, ni benshi Soshomura, ni benshi batandukanye ba Rusine. Urumva kujyana natwe ntako bisa. Uziyandikisha hanyuma ntituzagusege. Reka tugende tuganire n'ibyo byamamare kugira ngo twumve icyo bihumeka. Wakoze cyane. Numvaga nyine ko ntafitingamo cyane kurusha ibintu byose ariko kuva irandi mbo yasoka abantu bambwiye ko ari byiza cyane ariko ntabwo nzi ko bigeze kuri urwo rwego nyine ryo gufati Marina fitinga muri gakondo. I didn't know. Yeah, but I love it. Ni concert ya Iva Muziki anavuga yuko ari bakamuzika mu buryo bweruye. Yego. Yaravuzwe yuko bigeze gukundana ho nawe uzirandikwa ndetse n'ibindi hari bugakemo kuko yararangiye Harya gusubiza naga itegeko cyangwa hari hano hari abantu bari bumpane bari bunjyane Abanyarwanda nibure gusubiza urumva giye deja kino kibazo maze kugisubiza kenshi cyane simbizi ntago mbizi ariko ikintu nakubwira nuko ikibazo mbarire sinshaka kugisubiza nta kintu kimwe ngiye amakuru muri make ndayakwimye ego ariko oya babu ntakumfashe ariko ahubwo giye kino nibaza ubundi buriya mu bintu bigushishikaje umugabo arimo ibintu bigushishikaje umugabo arimo oya sheri nshishikajwe n'iterambere ry'ubuzima bwanjye. By the way n'umugabo barimo kuko udafite umugabo ntago wakubaka umuryango ngo ngo tumere nka mama bacu n'abandi bose bagiye badukuriraho nabyo birakenewe yego ariko ntago ari ibintu bituma najya imbere Imana ngo niyirize njye kumbwinginze ngo mbwire ngo mana wamo iki no ni ibintu biri normal ndabizi neza ko igihe yo kigeze ibintu byose biraba. Iva arafashije aranaje Iva yes Marina harabyo tubwiye kubyerekanye nuko mwakundanye urabivuga hiki ariko abantu bakunda ko dukundana abantu no ariko urukundo ntago ari rubi ni rwiza kandi ibyo byifuzo mutwifuriza ntago ari bibi bibaye bihari ntago twabibahisha so ariko rero ko turi inshuti ntabyo
nibiramuka bibaye tuzabibamenyesha. nta n'ibyigeze biba Umva nibiramuka biba tuzabibamenyesha. yego Nkigira haraka sibyo twigire mukobwa mwiza. turi inshuti gusa turi inshuti kandi za hafi cyane that's all. yego abafana banyu cyangwa bawe ndetse na Ivan Muziki ejo bitegura iki Ahubwo bazaze barebe ukuntu ibintu biba ariko bimeze. by the way ikintu giye banyiteguraho cyambere ntabwo barambona ndi kubyina traditionnel haryo babyita gute mu kinyarwanda Bazaze barebe uko utega amaboko. bazaze ukuntu nshaya Shagire. bro ariko ni ibintu maze igihe nigaho so nimumbona muzumirwa I know bizaba ari byiza cyane cause nzaba ndi kubyenjoyinga muri repetition narabikunze ndavuga this is a surprise yeah. Bisaba cyane Iva twifurije amahirwe ku munsi Murakoze w'ejo. cyane kandi mbashimiye bivuye ku mutima. Uyo mutima mufite ni iby'ingenzi cyane muzawuhorane kandi nibihagararira hano ahangaha. Uyu mwana ndamubahaye ni uwanyu. akuze yuko abantu Iyi bavuze mfura. kugira ngo Nda- hari abazo babya- ngo yagapana twebwe Aho ya- Bari njye kuvuga ngo nabya- wabyaye Nabyo Baraza oya. kugira ngo yabyaye kubera Eh. ko hari abantu bumva umwana batazi ikinyarwanda cyane Iyo mfura yanjye no kubigarukaho uyo muzingo. umwana wanjye na Marina niko yavuze yavuga umwana wanjye na Marina na Masamba na Kidumu Abantu bafite urwenya rwinshi afite cyane. wahala Ariko rero gusa iyo mfura ngiye kubaha iyo album iyo album ndi kubabwira izabageraho ejo muzayiha amaboko n'umutima kuko ndi uwanyu mukaba banjye cyane cyane itangazamakuru sinzi ubundi iyo umuntu ashatse gutanga igihembo cy'abanyamakuru yagihana ikazakibagezaho mwese ni ukuri nzabashimira by'umwihariko bivuye ku mutima. Muri abana beza cyane muri imfura cyane. 2025 ni umwaka kugendekeye neza 2026 abanyarwanda bitega iki first of all album maze igihe mvuga ndabasezeranya ko uyu mwaka nzayisohora ntabwo uri burangire yego njye nzasohora album hanyuma Masamba ibintu yavuze ngo umuhanzi utarasohora album ngo buriya ngo ntabwo ari umuhanzi neza ndavuga sha muze ni ukuri ibintu uvuze nibyo mfitemo akantu nyine hari ikintu kibura especially ku muntu umaze imyaka myinshi niyo maze muri music so almost 8 years rero uyu mwaka nzabahereza album nkuko nabibasezeranyije kandi indirimbo nziza harimo izasohotse n'izitarasohoka inyinshi nishaje ikindi ya speed munsi wongeye nka Marina I'm back buri munsi nzora indirimbo abantu bakavuga ngo welcome back iranye nerva ariko naje gusanga ni amakosa yanjye neza so this time ngiye gukora uko nyine gushira business ku murango kabisa umuziki ni bon ibitaramo ibintu byose kabisa bizaba bimeze neza muri make mwitegura ibitaramo hano i Kigali mu ntara ndetse no hanze yaho sawa murakoze.
tutabatinza n'ubundi twe twabatindije bagira ngo nakira abantu bari kuri pano. Don't think bagomba kwivuga ariko harimo abo Iva atwakirira, tubanze twakire Iva abanza natuganiriza yo atubwire nimba mutima zuko yiyumva anatwakirira abashyitsi. Nakoze. Murakoze cyane, baza mbashimire ku bwitange mwakoze. Simfite byinshi byo kubabwira usibye kubabwira ko nishimye kuba tugeze aya masaha ibintu byose bimeze neza kuri njye n'ibyishimo. So mpe bakuru banjye ikaze, mbaye karibu muri iki kiganiro tugiye kugirana n'aba bavandimwe. Ndumva nta kindi nababwira usibye kubashimira muri rusange. Karibu sana. Ndanezerewe no munsi kuba ndi kumwe namwe. Ndibaza yuko tuza gukora ikiganiro cyiza, tuza kuvugana byinshi byerekeye urubanza dufise hajya ku muvandimwe wacu Iva Music. Hanyuma ndanezerewe kandi kuba nicaranye n'Amasamba, dusa n'abarukiye rimwe kuri Kote Music i Burundi. Hariho yaramenje za kumushazi iriko ziradunda, mu Rwanda hariho Kibonge nayo iradunda. Rero c'est la même génération ensemble aujourd'hui, hamwe na Gilles Senore, toujours produit Amasamba, continuation ya génération. Uriya mugabo hariya nawe nitumuhene. Uriya nkunda, reka na introduce, nkunda Kidumu ibintu mudashaka kumva. Intambara y'inganzo yo mwita music wenda i Burundi yarayirwanye, yayinje ari muto, curanga amadebe, bamwirukana muri orchestre zimwe na zimwe, ararwana arakotana, aza kugera ahantu heza ku buryo mu bahanzi ba mbere b'indashyikirwa Kidumu arimo. Naramukurikiye cyane, hari byinshi yanyigishije. Yanavuze ko ari generation of course muri music twazamukanye. Ngira ngo nashatse no kumutumira muri 30-40 y'ubutore, murabyibuka muri Pique Arena. Nuko byahuriranye nuko afite indi gahunda, ariko numvaga nshaka kumubona kugira ngo niyibutse ari amateka yaho navugiye naho inganzo yanjye yakuriye. Yabigizemo uruhare rwinshi cyane, kubera ko bibwire wenda bari hano banabimenye. Indirimbo nyinshi twaziririmbaga mu mashyi, tukaziririmba tubyina muri za Saint Albert, mu Ngagara. Ariko aho maze kubonera Kidumu, abona Christophe Matata, indirimbo z'ikirundi zishobora kujya mu byuma zikajya muri orchestration, neste shiftinga izo ndirimbo zose zanjye nzishira mu byuma. Nyuma mwumva ari hehe na Kibonge yavuze na ziriya zindi zose muzi. So nagira ngo mushimire cyane, n'abafite amafoto munafotore neza cyane, nagira ngo mushimire. Guno kuri icyo ni kimwe. Ikindi yahoza bivuga Ivani, namubonye i Burundi, ndivuga amagambo menshi kurusha abandi bose, ko nabonye i Burundi atangira, ndamutungura, numva arimo aririmba indirimbo yanjye, indirimbo yitwa Urugo Ruhire. Niwe we wa mbere wayigejeje Burundi, irakundwa. Yabanje no gukundwa ni Burundi mbere yuko na hano banayimenya.
so nagira ngo nshimire ubwo si izo yonyine na zira za Gasaza n'inzajya inama izo za Kibonge na Aragiye inyinshi. So ntibyantangaza kubera ko nyina wa Ivan abirimwe na data Sentore, iyo mpano arayifite, arayizamukana. Ibyo yakoraga byarantunguye ko sinari muzi, ariko byatumye numva nishimye cyane kubera ko ubwo twe twari twatashye yibura hari uwasigaye arimo arwana n'iyo nganzo. Ibyo bintu byawe ko bijya gutuma tuzibira abantu babaziriye. Urakoze. Yes, hari hasigaye umuntu. Igihe cyose tugiye Burundi rero turumvikana, turumvwa cyane. Ikintu ugomba kumenya nuko naje mbifite mu mutwe kugira ngo bavuge yuko jye na Kidumu turi impanga. Araririmba mukamwumva, u Rwanda rukamwumva. Kidumu nagira ngo ubwire ko u Rwanda abantu bumva ikinyarwanda ari benshi cyane. Nubwo u Rwanda rwari rufite miliyoni 13, urebye muri Congo abantu bumva ikinyarwanda, urebye muri Uganda turakabakaba hafi miliyoni 60 z'abanyarwanda gusa. Washiramo Abarundi, muramuzi ko ari umusitari cyane muri East Africa, Igiswahili arakiririmba kandi kivuga neza. Uyu ni legend, n'umushinga ntaye. Abamwigiraho byinshi bakuriye gufata umwanya bakamumenya, kandi agira n'umutima mwiza cyane, afasha benshi. Zakora boza nene zose numvise nshaka kumuvuga bihagije kurusha uko jye nakwivuga. Ngarutse rero ku gitaramo izaba ari launch ya Ivan, azaba yibarutse umwana we wa mbere. Muri iyi domaine yacu nuko wenda mutabizi, iyo ugenda usohora akantu k'agasingo kamwe kamwe ni nko kunofora. Ugufata akantu kamwe kamwe ushira hariya biba bitarafata icyo bita ireme mu Kinyarwanda. So ubu ngubu yafashe ireme, azibaruka umwana we wa mbere, azajya nibwo akinjira mu ruhando rw'abahanzi yaratarajyamo. Ubu ngubu nibwo ejo azinjira mu ruhando rw'abahanzi bakanamenya uwo ari we, bakaba banamutumira muri za festival. Festival nishobora gutumira udafite album, hari na concert zindi zo hanze zidashobora gutumira udafite album. Ko baragiye kubita kamwe kamwe ntabwo babihagije. So numva mushimiye, yagize imbaraga nyinshi cyane. Natwe twaje kugira ngo tumufashe, tumutere ingabo mu bitugu. Tuzabikora ku buntu, tuje tubikora ku buntu. Hari byinshi by'akazi kacu twaretse kugira ngo tuze dufashe Ivan muzika kugira ngo impano ye noneho ijye ahagaragara, ajye mu ruhando rw'abahanzi. Nagira ngo nshimire icyo gikorwa, tuzabikora neza, tuzabikora n'umutima mwiza, kandi ndizera yuko mobilization ihagije kugira ngo abantu bazaze bishime, barebe urukundo koko urwo ari rwo. Ari Genda ruririmba, ari Kidumu araririmba, ari Ivan araririmba, ari Jules araririmba, ari Nyamibwa irarubyina neza, ari Marina muramuzi. Igitaramo cy'ejo ni igitaramo cyiza cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nyuma y'aho ababyeyi bacu bamaze kuvuga, ndumva nta byinshi byo kurenzaho. Icyo navuga ni kimwe, abahanzi turahari, igitaramo kirateguye kandi giteguye neza. Sinzi ko mwabashije no kuzenguruka, mwabonye ko deja batangiye no gutegura stage n'ibindi byose. Icyo dusaba abanyarwanda nuko bazahaba inshuti zacu, inshuti z'urukundo,
abasingiza urukundo abaruririmba abarukunda kandi bakarukundwa kaza abagira abakunzi nabo bagakundwa nyaboneka muzaze dutaramane kandi tunezerwe murakoze cyane murakoze cyane kamanze nivuga ngewe nitwa Rusagara Rodrigue abandi bamazina yabo aravugitse utari yisobanura ariko ngewe birasaba ko banza kwivuga ariko nanjye muzagenda mumenye uko nivuga kenshi shimire cyane Yvan wadutumiye twitwa inyamibwa abo bakobwa baruta abandi n'abo basore baruta abandi bari hasi twiteguye ejo ivangize neza kwita igitaramo inganzo ntahangarwa ni ukuvuga abanyarwanda umuntu udahangarwa ni umuntu batigereranya ngira ngo rero iyi nganzo ntihangarwa murebye bari imbere igitaramo rero cy'ejo kizaba kiri mu byiza bibaye muri uyu mwaka cyangwa se bitangiye uyu mwaka ubundi aya mazina ntakunda guhura rero ngira ngo nsabe abantu bose bari aha ngaha cyane cyane dushimira abanyamakuru bari aha kugira ngo mudutumire tubatume mudutumikire mutubwirire abanyarwanda ko ejo igitaramo kizaba ari kidasanzwe uruhare rwanjye rero nk'ababyinnyi aba bahanzi badahangarwa bazaririmba natwe tubyine kandi neza ndabashimiye murakoze nk'uko umuvandimwe Rusagara bivuze nanjye reka nanjye nivuga amazina yanjye nitwa Safi Eric ndi hano kugira ngo mvugire cyangwa se nk'uhagarariye abateguye kino gitaramo aribo Gakondo avec la classe mu izina ry'abateguye igitaramo no mu izina ry'umuhanzi uri kuronshinga album ariwe Iva Muzika mbanje gushimira abahanzi bagenzi biwe ni intore cyane kubera ko barabaye guhera ku munsi wa mbere agize igitekerezo kugeza n'uyu munsi kandi n'ejo barahari mbanje no kongera gushimira abanyamakuru muri hano abo twari turi kumwe mu gitondo ku kibuga cy'indege tujya kwakira Kidumu n'abari hano n'abagiye n'abadahari mwese ndabashimiye kandi nizere ko muraza kudutumikira mutubwirira abanyarwanda ibyiza turi kubategurira nk'uko babivuze mwaciye hano mwabonye ko n'ibijyanye n'umuziki stage sound byatangiye gutegurwa which means ko ejo tuzaba turi tayari ho mbere y'amasaha cyane igitaramo kizatangira saa 11 ariko imiryango guhera saa 10 izaba ifunguye nongeye gushima nivuye inyuma abantu turi gukorana bose muri iki gitaramo nongeye kubashimira ko ku ruhare bakomeje kugira kugeza kuri iyi segonda nongera kubasaba ngo mudutumikire mutubwirire abantu natwe twaragerageje uko dushoboye turabamenyesha ejo bazaze ari benshi bazaze dutarame dutinde amatike twarayasohoye ari hanze muri make ibintu byose bimeze neza kandi twiteguye kubaha igitaramo cyiza igitaramo twakise inganzo ntahangarwa ni album launch ya Iva Muzika aronshinze bugani bwo bwa mbere yasohora album ni ikintu kiba kidasanzwe mu muziki cyangwa se kuri kariyeri yiwe nkuko mwagiye mubyumva ubundi akenshi tubyita ngo yibarutse ni imfura agize mu muziki so imfura ye rero ngiye nagiriwe umugisha wo kubanza kuyumva mbararikiye namwe kuyumva kubera ko ni nziza cyane rwose ku bijyanye n'igitaramo gahunda nk'uko nari mbivuze ejo kizatangira saa 11 imyiteguro igitaramo cyacu ni live music tuzaba turi kuririmba live ibintu byose twarakoze ama practice twariteguye abahanzi bariteguye nongere gushimira Kidumu kubera ko uruhare rwiwe kugeza uyu munsi ni namakemwa abo twari turi kumwe kuri airport mu gitondo nabo yabashije kuganira nabo kandi yabaganirije neza mu buryo bugaragara buri umwe wese nawe ariteguye abantu bose bari hano ejo tuzaba turi kumwe hiyongeyeho na Marina utwo yabanje
gutindamo kubera ko imyiteguro iracyakomeje. Igitaramo nk'uko nababwiye ni kinini cyane kubera ko tuzaba turi kubaririmbira live music. Rero nawe ndabizi neza ko uruhare rwiwe ni rwa rundi, nawe yiteguye gutanga ibyishimo ku banyarwanda. Igitaramo kizaba ejo mu ijoro ribanziriza iry'abakundanye. Mu by'ukuri ni umunsi mwiza wo kugira ngo abanyarwanda bongere basangire noneho mu buryo bw'umuco kandi bongere bagaragarizanye urukundo, cyane ko tuzaba turi kwinjira mu gihe cy'umunsi ukurikiraho w'abakundanye. Ntabwo ndavuga byinshi kuri album, Iva Muzika araza kubyivugiraho, ariko kugeza kano kanya icyo narenzaho ni uko nshimiye Kigali Universe, nshimiye Delight, nshimiye abadufashije kugeza kuri uyu munsi barimo Lion mu bintu bya printing, nshimiye ibitangazamakuru byose nongeye kubashimira nivuye inyuma. Gahunda n'ejo tuzagerera igihe kandi tubasezeranyije kuzabona igitaramo cyiza. Icyo ngaha mwita gakondo mu Burundi twari dufise orchestre yitwa orchestre Akaranga, bakoresha makembe, imiduri, inanga, bakakubita umuziki n'ibikoresho ivyo nyene vya gakondo kavukire, niko tuvyita iwacu. Hanyuma twari dufise icyo bita umujya w'inanga, kandi abantu bakandika makete bagasaba tubavyumva mu ijoro, kuko inanga yo mu Burundi barayivuza, uriko araririmba akavuga, akaririmba yongorera nk'ubu inanga ikavuga, hanyuma cyende ko ndayikurikira ngaca ndirimba gutya, narakiye nandira jewe ndamubona, ko niko twaririmba, n'ubu niko babikora hose. Magenda cyamo gato, hanyuma no ku ngoma z'u Burundi zijya bita batimbo, naraciyo nari muri bajya abana bagira spectacle, akagenda imbere akagira burindi goma, akagira amasantushe muri bukayobokera, nakunda gukora za acrobacy, ajya niho nabitanguriye. Hanyuma ku myaka 10 cyangwa 9 gutyo naciye mbona televiziyo. Mbonye televiziyo nabonye abantu ariko bavuza ingoma zijya zindi, siritu abazayirwa, abakongole, sayikora ngaranga iki, ndavuga ni iki kintu je no gikora, ngenda nesha amakopo ya Nido, ndakora ingoma kunya nazibonye kuri televiziyo, mpinduka umubateri. Sasa kuva icyo gihe mva muri gakondo njya mu mainstream. Ku myaka 15-16 nigisha gitari acoustic. Aho rero sasa niyo novuga yuko haciye haba imbarutso yo kumenya ritme n'amanota y'umuziki kubifatanya. Cyanambura rero sasa gukompoza. Nambwe gukompoza indirimbo ya mbere nayisohoye mfise imyaka 18 muri 90 gutyo, 18 gutyo, kuna vusi 74 niho nagiye ibujumbura kuri ministère ya culture, fashije n'umutama yitwa Tula n'umbaziste tugikorana gushika ubu. Umbaziste twatangiye kuvuzanya nawe mu 1988 sadi, n'ubu tugikora, turaproduza, dukora programmation mu bwiza y'imiziki moderne. Genda kuri ministère ndakora registrement yanje ya mbere. Rero gushika uno munsi, kuva icyo gihe gushika uno munsi ni imyaka irenga 30 na banyita patiri mukuru canke cardinal, abandi bagatwenza bakanyita umufuzi umuziki. Icyo nicyo kivugo canke
Schwarzenegger murakoze ngira mvuge ku vya album birashoboka nuko gusa mu ba artiste umwe wese afise programme nyinshi ziwe nk'ubu no munsi ndiga kwa gatandatu nzovuza muri Kenya kuri Saint Valentin ahitwa Nakuru nuruka ku kibuga cy'indege imodoka ikintwara mu saa 3 kuko Nakuru na aeroport yari uravyumva rero ivyo album je nivyo nabwiye Iva ndiburya haramahigo abantu biyima ukiriho najewe ndiho collabo canke featuring singombwa kwiba indirimbo imwe ije na Marina twakoze mistake dukora indirimbo imwe agenda ukwiwe ngenda kwanje munyuma tangura kwifuza nta kuntu twakora yindi ariko nje mu Rwanda imisi 3 nkaba ndatashe okay nawene ndaje ngo Marina siyari urazi ngamura kundi ivyo gutwika sana ukaza wumva umuntu arambari Marina yagiye Nigeria ngo gukora operation jewe ibintu by'ubu sinzi ko ari showbiz sinzi ivyo ari byo none operation iramubuza kuririmba ati ngo bagiye kumukora tayi mbona ameze kwa kundi si uyu none indirimbo muza amahirwe mugakora imwe ni ya kabiri umwuka uje ni ya gatatu ni ya kane rero bamenyesha makuru ni masamba bishake nagenda bishake tubikore umva ko ryade ni bararisavye ngaho ikindi naco nagira nibagire Iva ibi akoze ni kintu gikomeye cyane kubera sinzi gituma yanyiyumviriye ariko jewe ngenda mubarire ukuntu vyagenze kugira ngo anyiyumvire muri 2003 nari nsohoye album yitwa Shamba yari yagakoze i Bujumbura kwanza ndibuka hari umunyamuziki twari twatumiwe muri festival y'amahoro mu Burundi muri 2002 twicaye muri stade yitwa FFB Masamba arayizi nawe Ifurayizi niyo yakunda kuberamo activity menshi imbere yuko haza ijya stade kwanza Prince Louis yari yibagiranye yakunda kuberamo match cyane yari FFB twicaye muri tribune d'honneur gutya ndamubaza cyo ndifuza kuzovuza gukora concert mu Rwanda uyo muntu inyeshu y'amaye yabwiye ati aho nimba ngaha mu Burundi byarashobose mu Rwanda nibishoboka kumbe inzira z'Imana zariko ziritegura 2003 nari nkoze concert ya mbere kuri Centre Kitire France inyishu y'amezi gusa 8 yaciye yikora rero Iva nakunda gutumirwa mu Burundi Saga Plage barambwira ati hariho karaoke kuri Odeon Palace aho niho namubonye ariko araririmba ndabaza barambwira ati n'umupeti gujya na gujya okay voilà 2006 Iva ndibaza ko ari safari yiwe ya mbere kuri Fespade ya 2006 kuri Stade Amahoro igihe Alpha Blondy yaje niho Iva yaririmbye indirimbo stade yose irahaguruka yaririmbye indirimbo itari gwiwe yitwa ku gasozi n'uwayiririmbye ndi sigwiwe kuko ni ya gakondo yindi rero n'umurimo w'isangi aho niho Iva namuboneye rero munyuma ndabona ko ariko agerageza gusora rero Iva akakazi dukora kila muntu wese yarabi undi je uno musi Imana inkoreye igitangaza ndabonye umuhungu wa Matata Meruka ndana mutwari Nairobi ahina mubonye yicaye yake Armel papa wiwe
aramfasha ukuboko gusa naramukunda arenganye nkabona twese turamukurikiye ariya mu Kinama wacu yari umusitari icyo gihe apana abasitari bubu bavuga ngo n'abasitari kubera YouTube ngo views ibiki umusitari yari umusitari w'ukuri arenganye warumva umutingito tremblement de terre kandi akagenda n'amaguru apana kuvuga ngo afise bodyguard oya abantu baramukunda naturellement. Rero 1986 asohora amasakunda esore ino ikora tremblement de terre hose ndavuga ndi uyu muntu aririmba neza ninde gaye kuko tari tumenyereye abaca kuri RTNB radio y'igihugu arabandanya ariko ageze ku Nyagasambu niho naciye ngogwaho Imana iraduhuza nawe 1999 i Nairobi amasomo yandi nagiye gusohora yaramenje ndamubwira nti ndagusabye uzombe i Nyagasambu ndayiririmbe aranga 2003 nagiye mu Birigi ijya mbere mpura n'undi muhanzi wa gakondo wo mu Rwanda Muyango muramuzi ndamubari ati ukuririmba uririmba nka Masamba change se wiyu rero bajye bose basesire Kayirebwa twarahuriyeyo ariko jewe matata twa icyo gihe kubera kuba ntumiye nawe ne yari umucuti wiwe mu Kamerune twagumana na matata dasubira ndayimusaba i Nyagasambu aravuga Petit iyo chanson wachana nayo bana iyo ni chanson yangu chanson chérie à moi 2006 araza kandi muri Kenya ndayimusaba ndi indirimbo yindekere ndayisubire ma Petit wewe ushamutesa nikiza David na utakulitesa na mimi Imani mwakire mu bwami bwayo Christophe Matata 2012 apfuye nayimuririmbiye bariko baramuhamba ari ngaho nari kuri anterema bisigura iki kano kazi tukarabira ku wundi akarabira ku wundi niko bitegerezwa kugenda nta gihugu cyobaho kidafise model muri vyose model mu by'ubukungu model mu bya entrepreneurship model mu by'umuziki muri sport muri football ibintu muri comedy model itegerezwa rero mwakoze cyane Iva wakoze cyane kuntumira nawe wakoze kabisa Marina umvise ideni ry'abamesha makuru ideni ngo twakoze imwa gusa wapie twakoze imwe so mwishuri icyo kintu na wewe ushire kwa katuzo turakora album uravuga dukoze album hanyuma Kidumu mureba ndamukunda kuva kera cyane reka mbabwire ibintu bibiri kimwe n'umuhanzi muzi hano yitwa Bruce Melody hariho abantu bagira impano ebyiri kagira impano y'ubuhanzi ikazi kuzura pe bombe barazifite ariko bagira n'indi mpano nkunda cyane n'aba comedian beza cyane bashobora gukinira filime nziza bashobora kuzana no mu rwenya umva n'indi mpano i Burayi hari ibyo bita comedy musical hano ntabwo irabaho aho umuntu akamenya gusetsa akamenya urwenya agacishamo n'indirimbo yo nagize imana yo kubyiga ariko ibyo gusetsa abanza ntari umuhanga cyane kandi kera nanjye nzi gusetsa cyane byaje gupfa aho ntangiye urabigira cyane aho nagiye ku rugamba bagacukura kidogo ariko ibyo bintu ndabimukundira igihe numva Kidumu yahagarika nk'indirimbo agakubita nka blague nk'ebyiri nk'eshatu ariko witwa Merci azamutumire rimwe zakora igitaramo atumire Kidumu abantu be bazashira
so izo mpano rero zirahari, nicyo nashaka kugira ngo mvuge kuri Kidumu uko yagiye bisobanura. Ikintu kinshimishije n'ukuntu i Burundi bubaha abababanjirije, ni Bugande nayibonye, no muri Congo umvise Fally Ipupa ukuntu yubaha Koffi Olomide n'abandi, umva ari ibintu byiza. I Rwanda iyo bamaze kumukomera amashyi 2, 3, 4 ashobora no guca ku muhanda akagukandagira kubera ko wenda asigaye agendera muri za modoka ntazi uko zitwa, akagutera ibyondo, ariko akibagirwa yuko wamubanjirije. Buryo kubanjirije niyo wagira ute aba afite icyo akurusha ugomba kwigiraho. Abahanzi ba hano bagomba kubaha ababanjirije, bakabubaha cyane. Hari ibindi ntavuze ariko byaremye iyi industry kuva tuyitangira, tukanayitangira tukajya mu ishyamba, tukajya ku rugamba, tukarya imvungure, twara abasitari Burundi tukabita. Hanyuma wahura n'umuntu agashaka kugenza uko yishakiye, uramureba ukamwihorera. Ariko ngira ngo Kidumu asize isomo hano kwa bato baririmba, bari mu buhanzi, peu importe uko success zizamuka, bagomba kubaha bakuru babo. Nubaha Cecile Kayirebwa, iyo nuhuye na Makanyaga ndamwubaha cyane, ndamusura nkamwumva, tukaganira, ntacyo yaba yewe mpari cyangwa ngifite. Iyo rero link igomba kubaho, ntibe ya indi bakunda guhimba ngo ni conflit de génération. Conflit de génération ntibaho mu buhanzi, buri wese agira aho yigira. So icyo kintu ndagishimye cyane ko Kidumu akivuze. Ikindi wavuze wapiye ndi Nairobi, ndimo ndakora n'uwitwa Arake aracyabaho. Mumaze kuyumva, mumaze kumva niyo bita ngizi mu yitwitera iyizira bwiza yabara ngwino indirimbo zimaze kumbana nyinshi nayikoreye Nairobi. Ariko ikintu nakunze, nahamagaye Kidumu nta nubwo narangije kuvuga icyo nshaka, ndashaka ko tuganira muri iyi ndirimbo. Twavuganye mu minota ingahe ngira ngo akatinze niyambute yaje muri Nairobi, yaramaze kugera muri studio, turabanza turaramukanya, tuganira amateka y'u Burundi. Indirimbo isohoka nkuko mwayumvise, nta minota 5 twamaze muri studio, ndumuhamya wabyo, mushatse mwabaza. Uyu mugabo rero ni igifaro cyane, iyo yinjiye muri studio akubita bangura, uwo mwanya ahita yigendera. So ni iyo fite souvenir nziza ya wapiye. Sinkunze kuririmba cyane, ariko abajene benshi bakunda kuririmba. Ubu ngubu nayitije iva ngo abanze kwanza yubake numva ukuntu ashaka kuyikora, hanyuma nzayiha umuhezagiro neza, noneho nyimuhe azajya yikora neza. Data ni mutazayumva ngo mumbaze ko yandirimbo twumva wayisohoye. Iyo ndirimbo barayimpaye, ni yo ndirimbo mfite yabo, turi uko mutureba Masamba, Kidumu, ngewe na Marina, iri kuri album YPA. Nizere hanyuma icyo wavuze kikomeye cyane, ndimo ndategura, ndasoje, ndimo ndategura kuzasura Kidumu ahari Nairobi. Yababwiye ko azi iminsi 2 akaba aragiye, n'ibyo gahunda ni nyinshi cyane, ariko nzajya kumusura, twicare dusangire tuganire. Ari ibintu bibiri, kimwe wakivuze, ndashaka ko tuzahava hari EP dukoze na Kidumu nk'abantu b'abasaza basaziye mu muziki, kandi ivuga ku bihugu byacu bibiri nkuko tubikunda, muri zo ndimi ebyiri tunongeremo n'igiswahili. Kandi ndizera ko
iyo EP izamera neza cyane. Ikindi nacyo turimo tuganira no gukora tour yanjye na Kidumu ihera hano muri Afrika ikazamuka ni Burayi. Hose dufite abantu badukunda batwifuza, ariko noneho nidushaka izo mbaraga zombi uko ari ebyiri, izo mbaraga tuzashiramo n'abajene baduherekeza cyangwa se dusanze aho hantu. Ndibwira yuko iyo tour izamera neza, noneho tukazayisoreza ahangaha muri BK Arena tuje kubabwira iyo tour uko yagenze. Hanyuma noneho binashobotse ni Burundi turebe ukuntu tubipanga neza, ukuntu nabo bagira ayo mahirwe yo kubona abo bana babo bavutse mu maboko yabo, babumvise babonye, babereke result icyo kintu cya tour na EP. Ibyo bintu bibiri bigomba gusohokera rimwe tukareba. Bishaka rero imbaraga nyinshi, bishaka ubushobozi bwinshi, ariko tuzabwishakamo. Igikuru n'umutima, ari jye nawe turabyumvikanaho. Burya hari ikindi ngiye kurangizaho. Ubuhanzi bwubaka igihugu, ubuhanzi bwubaka abaturage. Ibyananira politike, ibyananira n'ibindi byose, ubuhanzi nabwo bugira impano yabwo, bukagira icyo bwongera. Baragerageza mu mpande zose, ariko natwe aho duciye tukagerageza rimwe ibyo bintu bigahura. Ntabwo Abarundi n'Abanyarwanda twangana, kuko dufitanye amateka akomeye cyane, kandi ndibwira ko ubuhanzi bwacu n'imbaraga zabwo na politike uko irimo ikorwa kugira ngo ibyo bintu bigende neza, bidufatanya, ibintu bizaba byiza cyane. Bwagize akamaro mu ntambara, buratabara, inganzo yaratabaye, so nta nubwo yananirwa ikintu gito cyo kugira ngo abantu basabane, kandi basabanira ku rurimi bazi, bumvikanaho nk'impanga. Ibyo rero nibabibona kuri Kidumu, bakabibona kuri Masamba no ku bandi batoya, kuko nitugenda tuzafite urubyiruko, ndagira ngo bizagira impact ikomeye cyane kugira ngo ibintu bimere neza, non pas seulement mu bihugu byacu by'u Burundi n'u Rwanda, ariko Afrika yose yumve yuko ubuhanzi bw'i Burundi bw'i Rwanda bukomeye. Icyo kintu rero ndagishimiye cyane Kidumu ko tukirimo neza, turagihumeka neza. Vuba hanzajya kumusura, nta n'icyumweru ndava muri iki gitaramo ndajya Nairobi, aricyo kingenye kugira ngo twicare neza tubiganireho, kandi muzabona uburyohe mutari bwabona bubaho. Murakoze cyane. Ejo nako mumbabarire, ejo ku munsi w'itariki 13 iki gitaramo, iyi mfura nzibaruka n'aba bakuru banjye mbibasabe, kuko ngiye ubundi ubu ngubu ejo nzanonshinga, ariko nzanonshinga officiellement ku byo bita kuba ngarutse mu kibuga nk'uko bari banzi ko bajya babinyishuza nabo bakambaza impamvu ibyo nakoraga mbere ntakibikora, kuki batakimbona mu concert atandukanye cyangwa mu spectacle atandukanye bitewe n'ibyo nakoraga mbere banzimo. Bizaba ari ku binonshinga biri official, nzaba ngarutse mu kibuga bya nyabyo, ku buryo buri muntu wese uzaba wifuza kubona umuziki wanjye muri iki gihugu atazabura aho azansanga buri weekend. Icyo ni kimwe bizaranga iyi mfura ngiye kubyara, kuko igomba kurerwa neza. Icya kabiri nuko dufite gahunda yo gukora tour nanjye, nubwo mukuru wanjye bafite yabo, ariko uko turi hano kuri line up ya affiche dufite uburyo tuzakora tour muri Sama. Masamba we narabimuganirije, arabinyemerera nka mukuru wanjye kandi abesha umugisha. Igitaramo kizakurikira ni mu Bubiligi, kuko nubwo ndi hano mfite n'ubundi buryo mbamba imahanga ho gake, nubwo bitari cyane, kandi nabwo bafiteho abantu bakeneye kumbona bataramira.
ubu igitaramo kizakurikirana Kidumu twabyumvikanye, aranyemerera Jire we yabyemeye kera n'inshuti yanjye irabyemera. So iyo tuba rero twe tuzakora muri Sama, hari n'izindi zishobora kuzaza muri East Africa ariko zitari nyinshi. So ibyo nibyo bizaranga iyi album yanjye nyuma y'ejo. So ikindi rero gikuru nshaka kubagezaho nuko hari igihe umuntu agira ibintu ukumva ari byiza, mwebwe nk'abavandimwe kandi mufite umugisha munini cyane ku byo nzabaha ejo. Ndabasaba ko ushishikariza cyane n'abandi bataje uyu munsi. Uyu mwana ngiye kubaha muzamuha umutima n'amaboko, burya imbaraga zanyu nizo zituma tubaho turi bo. Kubagira n'ikintu cy'agaciro cyane, ntabwo twabaho tutabafite. So ubwo bwitange n'uyu mutima mufite muzawuhorane, kandi Imana ibamere umugisha. Ndabashimiye muri rusange, murakoze. Arakoze cyane Yvon, ndagira ngo dusoze kubera ko tumaze umwanya muremure, kugira ngo uvandimwe hano ikibazo kimwe cyihuse kabisa. Nakunda kuza mu mpera z'umwaka muri East Africa Party kuvitangura. Umunsi bambagiye ati tuvuge rero wewe Kidumu, East Africa Party end of the year party ni wewe. Nivyasubiriye kandi oya, iyi yabaye novuga coincidence nziza, kuko sinari ndabizi ko azomamagara. Naho last year nari naje, hari ahandi bamamagaye Mombasa, hari abamamagaye Zanzibar, hari abamamagaye Eldoret, iwabo na Ruto, yuko nojayo. Uyu cyadavyemera ubwo nyene bica biba no 13. Rero iva kumpwemu za Roho Mtakatifu ubandanye no 13, sivyo? Uyigwa inyuma kabisa, uyibandanye. Kurabona ko watanguye ikintu. Yes. Last year nari ngalo 14 February. Sasa n'ubu umamagaye kandi kuri Severland kabisa. Journalist arabivuze ndi imbere nga East Africa Party. Yes. Sasa ntamuciriye mu ijambo. Hari uwo twakoranye ikiganiro mu kanya, ndakeka ari umunyamakuru ku Isibo, je pense. Uwe nubwo nabisimbutse iki gitaramo, ahubwo wagira ngo ari wabihumekewemo, waroze byari byo. Ni igitaramo kizajya kiba nge icyanjye, nkuko nababwiye ko ngiye kugaruka mu kibuga. Iyi tariki izahoraho, kandi ningira umugisha uyu mwana nabo nkuko batangiye bamurera, mutazamusiga muzamurera. Iyi tariki muzanye mwibuka ko mugomba gutanga indezo, sibyo? Iyi tariki izahoraho nkuko bisanzwe. Ahubwo wagira ngo ari wabyumvishe kare, nageze ngo wabyumvishe tubiganira n'abandi, ariko nibutse ko utari uhari. So iyi tariki ya le 13 nge ntabwo ari le 14. Iyi evenement izajya iba buri kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri tariki 13. Murakoze. Hanyuma ujya mugabo avuze ngo kutuzana hano no kusuzugura. Oya, konsere n'abantu naho itwara muri mu butayu, muhita mu butayu desert. Konsere n'abantu, hari igihe kimwe naje nga gukora konsere, je burya amaze gukora konsere zirenga 100 mu Rwanda. Hanyuma umuntu umasanga ku hoteli, ya Kidumu ati muge gukora yari mitsingi cyangwa kuri hoteli hariya kuri Kwirebero ku Gasozi yari ari yabaye event ya Beer Fest, ari 2012 gutyo. Umuntu mwaraza kumbwira ati bagutwaye ahantu abantu batazoza, ariko baruzuye. Haza n'umumama anyambika impeta ya mariage yiwe. Murayibuka iyo concert? Imvura iragwa, hanyuma n'urugo rurasenyuka kubera concert. Concert n'abantu nabo tugiranye kwibarabara, abantu bayijemo uti abyumviriye idea ni sawa kabisa. Concert n'abantu sikibanza wabubona ngo hano hantu ntacyo hamaze, ariko abantu nibayizamo uravuga uti iva n'umugabo. Musengere kugira ngo ishobore kugenda neza. Umuvandimwe
reka mwunganireho gato wenda ashobora kuba yabibajije mu buryo bwo kumva nyine ko muri banini cyane akumva ko wenda ikibanza gishobora kuba ari gito. Okay, fise inda nini ariko mu modoka ningiyeyo. Urakoze. So umuvandimwe nkunganiraho gato, burya amahitamo ntabwo aba ari menshi cyane ku bijyanye iyo umuntu aba ari gutegura ikintu nk'iki ngiki yo ufite option nyinshi bitewe n'uko ubona igitaramo cyagenda. So nkuko navuze ko ngiye kwibaruka imfura yanjye, ntabwo nahita mfata ngo ibintu ngo mbikubite hejuru cyane, sibyo? Umuntu wese agira ahera kandi afite uko atwaye ibintu. Babwire na Yesu Kristo yavukiye mu bwato bw'inka cyane. So umuntu agira ahera kandi n'ahangaha mpereye ndakeka ko ari hanini cyane, sibyo? Dukuyeho arena mwavuze ndakeka ari ikibanza cya kabiri dufite mu gihugu cyakira ibitaramo kandi by'abahanzi banini, sibyo se? Ivan, so yes, nanjye nkunganire. Yego. No kuba turi hano muri Kigali Universe no kubera ko Kigali Universe ishigikira abahanzi cyane. Gaël muramuzi cyane, nabo bakora n'abashigikira abahanzi please. Kandi mwarabibonye ko bitanze. Nacyo kintu cyagakwiriye gutera abanyarwanda kuza muri kino gitaramo cyane, kuko baje ku ahantu hari umuziki, hari abantu bakunda umuziki banawushyigikira. Ibyo bintu byiza cyane cyane. Murakoze. Bo ikindi kintu nacyo mbanza nshimire Kigali Universe ku by'umwihariko. Kigali Universe yari itanze kuko yanyakiriye batunguye kandi nabo bafite ibindi bintu byabo bakora, ariko ubu bushake n'ubwitange bagaragaje muri aka kazi mfite, njye ntacyo mfite nabitura usibye kubashima. So nibakomereze kuri ibi ngibi nyine batangiye kuri njye, ndabizi ko bafasha n'abandi benshi, ariko ibyo bakora n'ibyo gushimwa ni ibintu by'inyamibwa cyane. So murakoze, ndumva nta kindi nasubizaho kirete.